Fadia urarya mu kwezi kwa Ramazan urareba imiziki nta no gutinya Imana kubaho. ubwawe utinda kumbyara nanjye nari kubyara sasa icyo nababwira umenye ko ari njyewe muri inzu mbatunze mbambika mbamira no kuryama Adamu ntago bakubera nyuma unadashaka kucabana nawe Umva mubwire ma inshuti yanjye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuva mbere hose narakubonaga nkumva ndatwawe cyane nkumva urantwa ntago nkubeshye sheri nta soni wo umuraho nkandi kwanza rero ndagira ngo mbwire ko ibisubizo byawe byabonetse twasanze ufite kanseri hafi y'umutima. iki kanseri njyewe mugabo igeze kuri stage twebwe ubushobozi bw'ibitaro byacu bitabasha kukuvura. mwana we inzu yanjye indabyo zanjye nakundaga cyane supermarket yanjye ubu se ni iki njyana nacyo muri byose Please come. Labaika. Umva hari ibintu biri hariya muri stock babizanye ejo genda ubifate byose ugende ubipange hariya ni amaji yapange hariya neza sibyo yego rwose irafata Ali Nawe nkuko nabikubwiye kuri telefone ni ukuri maze iminsi mpangayitse n'umutima uhagaze bitewe n'ibintu byabaye hagati yacu kubw'ibyo rero ni ukuri nongeye guhamagara kugira ngo usabe imbabazi kuri jewe ibyo nakubwire ku telefone nibijyanye nyuma y'igihe ndi umukobwa udashobotse naje guhinduka ubu buzima ndimo ni ibyishimo bidasanzwe mana sinzi icyo naguha sinzi uburyo nagushimira ubu famiye zose zisigaye ziza kunsura zishimye twishimanye hamwe na famiye yanjye n'umugabo wanjye murakoze mana nta buzima bwiza bubaho nko kuba waba uri kumwe n'umugabo wawe mwashakanye mukundanye ibyo mbona sinzi uburyo nabivugamo mbayeho umutuzo udasanzwe arantetesha amba hafi arankurikirana arankunda bimwe bidasanzwe